Hii ni Voice of Africa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأطيعوه فقد فاز المتقون الطائعون. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shimwe nikuzabikuri Allah subhanahu wa ta'ala yagasaniwe dusenga nawe twikingaho ngo aturinde ibibi by'imitima yacu n'ingaruka z'ibikorwa byacu bibi. Mukuri wahisemo kuyoboka Imana ikamutera inkunga uwo nta wamuyobya n'uwebejwe n'irari ry'umutima we Allah akamukuraho amaboko uwo nta wamuyobora. Ndahamya mbikuye ku mutima ko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa mukuri uretse Allah wenyine, kanahamya ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Imana yamutumye imuhaye umuyoboro n'idini bitunganye ngo abirutishe indi miyoboro yose nubwo ibyo byababaza ababangikanya Imana. Mana turagusaba ko bamuhundagazaho amahoro n'umugisha we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abakurikiye umuyoboro w'intumwa Muhammad. Natwe turasaba Allah ngo azadushyire muri abo bantu kuzageza ku munsi w'imperuka inshallah. Bayisilamu bavandimwe, ndabagira inama nanjye ntiretse gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Gutinya Allah ni itegeko twategetswe na Allah, aho Allah avuga ati: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, yemwe abemeye nimutinye Allah. Iryo ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Twese tuzi ko iyo Allah ategetse buri muislamu wese asabwa gushyira mu bikorwa nta kugimunana. Nanone impamvu tugomba gutinya Allah nuko mu gutinya Allah harimo inyungu zitugarukaho hano kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka. Imana yavuze muri Qur'an iti: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ngo yemwe abemeye nimutinye Allah wa qulu qawlan sadida, mujye muvuga amagambo meza, amagambo y'ukuri, amagambo atunganye. Imana iti: ibyo nimukora mutyo yusulihu lakum a'malakum. Icyambere Imana izabakorera, izabatunganyiriza ibikorwa byanyu, izatunganya business zawe, izatunganya urubyaro rwawe, izatunganya urushako rwawe, izatunganya buri kimwe cyose gishyiremo umugisha kigutunganire nk'uko ubyifuza. Hanyuma Imana ikomeza ivuga ngo yaghfir lakum dhunubakum, hanyuma no ku munsi w'imperuka Allah kubabarira ibyaha winjire mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Izo ni inyungu dukura mu gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hano kuri iyi si Imana ikorohereza ibyawe, ikagutunganyiriza ibyawe, hanyuma ku munsi w'imperuka ikakubabarira ibyaha ukajya mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Hutubacu uyu munsi turajya gutwibukiranye ku kintu kigenda kibagirana mu mikorere y'abayisilamu cyangwa se mu buzima bw'abayisilamu bwa buri munsi. Aricyo buri muislamu agomba kumenya ko iyi dini yakugezeho hari uko abandi bantu bitanze kugira ngo ikugereho. Hari abamenye amaraso yabo, hari abatanze imitungo yabo barashirirwa kubera iyi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo nonanga uburi umuislamu urokoke umuriro wa jahannam. Ni nkuko nawe ari itegeko kuri wowe kujyana iyi dini ukazayigeza kuri mugenzi wawe kuzageza ku munsi w'imperuka. Ugakoresha inzira zose zishoboka. Niba ufite ubumenyi ugakoresha ubumenyi, niba ufite umutungo ugakoresha umutungo, niba ufite imbaraga ugakoresha imbaraga, niba ufite uri umutekinisiye ubutekinisiye bwawe bugakora kugira uburyo iyi dini igenda ikazagera ku bandi nkuko nawe abandi bitanze bagakora mu mifuko yabo, abandi bakamena amaraso nawe idini ikabera kugezeho. Imana yavuze muri Qur'an iti:
kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngo Allah yahisemo mwebwe, yabahisemo kuntum khayra ummatin, ngo Imana yabagize umma nziza indobanure. Impamvu ni iyihe? Ta'muruna bil ma'ruf, muhamagarira abantu gukora ibyiza, mukanabuza abantu gukora ibibi. Wa tu'minuna billah, kandi mukaba murabemera Imana. Guhamagarira abantu gukora ibyiza no kubabuza gukora ibibi niyo dawa, niryo vuga butumwa intumwa zose zaje zibwiriza. Ni umurimo wabaye umurimo w'intumwa zose zabayeho, guhamagarira abantu gukora ibyiza no kubabuza gukora ibibi. Ni nayo nshingano Imana yadushinze twebwe, aho yavuze iti kuntum khayra ummatin, twabagize umma nziza kubera ko mugomba guhamagarira abantu gukora ibikorwa bibi byiza no kubuza abantu gukora ibikorwa bibi. Ibyo rero guhamagarira abantu, ayo magambo abiri, guhamagarira abantu ibyiza no kubabuza gukora ibibi, bisaba ni procedure, ni ukuvuga ngo niba uri umumenyi ugomba kwigisha abantu ibyo wamenye byiza, ukanababuza ibibi wamenye. Niba utari umumenyi ukaba uri umucuruzi, ugomba gufata amafaranga yawe ukandikisha ibitabo birahari byabuze ababicapa kugira ngo abantu bagerweho n'ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugomba gutanga itike abantu bakavanga bakajya za butamwa bakajya gusarishayo kugira ngo ube uhamagariye abantu gukora ibikorwa byiza, nta muntu iki kintu kitareba. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo balighu anni walau aya, balighu anni walau aya, ngo mujye muhamagarira abantu, mujye mubwiriza abantu ubutumwa bwa Islam walau aya, nubwo yaba aya imwe uzi usobanukiwe neza uyigeze kuri mugenzi wawe. Si ngombwa kuba uri umumenyi, si ngombwa kuba uri umumenyi, ariko ushobora gufata umumenyi ukamufasha, ukamuha ubushobozi, agasobanura aya, bakayiprintinga cyangwa se bakayishyira kuri social media, ikagenda ikagera ku bandi bantu. Ntabwo ari ngombwa kuba uri umumenyi. Koresha umutungo wawe, koresha ubushobozi bwawe ufite. Niba uri umunyabwenge koresha ubwenge bwawe, niba uri umutekinisiye koresha ubutekinisiye bwawe, niba uri umukire koresha amafaranga yawe kugira ngo iyi dini igere ku bantu bose. Reka dufate ingero ku basahaba bamwe babiri gusa. Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakr radhiyallahu anhu, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuvuzeho ivuga iti كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في مال أبي بكر صديق رضي الله عنه كماله نفسه. إنهم محمد صلى الله عليه وسلم يجاك كورا ممتونغ أبو بكر، يجاك كورش ممتونغ أبو بكر نكورش ممتونغ. هنو قال إنك كواز أبو بكر iyo habaga hari urugamba abantu bashaka gutegura, yaravuga ati mufate muri iriya mitungo ya Abu Bakari mugende mutegura urugamba. Niba hari ikintu runaka mufate muri iriya mutungo wa Abu Bakari mugende mugikore. Yari yarahawe droit de signature intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gufata mu mutungo wa Abu Bakari akawukoresha muri dawa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, igihe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yateguraga urugamba rwa Tabuki, Abu Bakar yaje yikora umutungo we wose araza kubita imbere y'intumwa sallallahu alaihi wasallam. Aravuga ati ya Rasulullah, dore ngo uyu mutungo uje gutegura urugamba rwa Tabuki. Tuwa sallallahu alaihi wasallam ati ya Abu Bakar, usigiye icyo abantu biwawe? Aravuga ati mbasigiye Imana n'intumwa yayo, mbasigiye Imana n'intumwa yayo, nta kintu kimwe yasiziwe. Ariko mureba amateka, mureba Abu Bakar yarangije ate? Abu Bakar yapfuye ari iki? Yapfuye ari umuyobozi w'Abayisilamu ku isi yose. Imitungo yose y'Abayisilamu yari mu maboko ya Abu Bakar, ashobora kuyakoresha icyo ashaka, kubera yatanze umutungo we wose. Ariko yapfuye imitungo yose y'Abayisilamu mu maboko ye. Uko ariko Umar byagenze, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nawe yatanze kimwe cya kabiri cy'umutungo, ariko yapfuye ate? Yapfuye imitungo yose y'Abayisilamu iri mu maboko ye. Ushobora kubwira umuntu ati genda unyubakire villa hariya mu mutungo w'Abayisilamu, ushobora kubwira umuntu ati genda ungurire parado hariya akayigendamo. Niko bapfuye abo bantu, kandi batanze imitungo yabo yose. Hanyuma intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuvuga Abu Bakar yaravuze ati ma nafani malu qattun ma nafani malu Abi Bakri, nta mutungo wangiriye akamaro
Mtume sallallahu ariko arimo kuvuga ngo nta mutungo wangiriye akamaro nk'umutungo wa Abubakar. Nta mutungo w'umuyisilamu n'umwe wangiriye akamaro nk'umutungo wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yabivuze imbere ya Abubakar ararira. Havuga ati ya Rasulullah kucyo uvuze ibyo bintu? Ati ngewe n'umutungo wanjye turabawe. Ujye udukoresha uko ushaka. Ngewe n'umutungo wanjye turabawe ujye udukoresha uko ushaka. None sasa mavuga ngo nta mutungo wangiriye akamaro nk'umutungo wa Abubakar. Hanyuma mwumva uko rero mu gusoza ibya Abubakar None sasa yavuze Intumwa sallallahu yaravuze ngo mali ahadi indana yadun illa wakad kafa'anahu. Nta muntu numwe wigeze aduha umutungo we uretse ko twamwituye. Nta muntu watanze umutungo wa Intumwa sallallahu uretse ko Intumwa sallallahu yamwishyuye umutungo akanamwitura. Aturetse Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atinda Allah ni uzamwitura ni uzamuha igihembo cy'ibyo yakoze cy'umutungo we yatanze. Ariko abandi bantu bose bagiye waduhaye 100 twarabimusubije tunarenzaho, waduhaye 200 twarabimusubije tunarenza. Ariko Abubakar ntacyo nabona namuhemba. Nta mutungo wangiriye akamaro nk'umutungo wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hano kuri iyi si hari abantu bameze nka Abubakar za Saudi Arabia. Ngewe nizeyo nabonye umukire umwe aha umuntu w'umushehe droit de signature ku mutungo we. Droit de signature aramubwira ati icyo uzabona gikeneye gukorwa muri dawa ujye usohora sheke ugende usohora amafaranga ugikore utanambajije. Icyo uzabona gikenewe muri dawa ujye usohora sheke ugikore. Amuha droit de signature ntuzajye unambaza. Aramwizera amuhereza droit de signature ku mutungo we agasohora umutungo uko abishaka. Hano dufite abakire benshi cyane. Dufite abantu bafite amafaranga menshi cyane ku buryo aramutse avuze ati reka mbe nka Abubakar, reka mbe nka Abubakar wafashe umutungo akabwira Intumwa sallallahu alaihi wasallam ati ya Rasulullah dore umutungo wanjye uwukoresha uko ushaka. Yarangiye ate nkuko twabivuze uyu mukire nawe Allah yarhamuhu yarapfuye. Imana imuhijuru ku mitungo yakoresheje mu nzira z'Imana. Hanyuma hano barahari bafite amamiliyari b'abasilamu hano barahari. Ariko ntashobora kuvuga ati reka mpe umuryango w'Islamu droit de signature. Icyo muzajya mubona igikorwa gikwiriye gufashwa mu mutungo wanjye muzajye mugikora. Ariko watakula pesa za niko abantu babatekereza. Aba bazarya amafaranga yanjye bayariye se muri dawa se Mtume sallallahu ntiyaryaga ntabwo yaryaga. Hari iduka yagiraga. Uko nguko abantu babayeho hano. Nta muntu ushobora gufata avuye ati reka mfate droit de signature mereze umuyobozi w'abayisilamu ujye ureba igikorwa gikenewe usohora amafaranga utanambwe. Kandi abo bantu barahari bafite amafaranga meza atyo ariko bashobora gukora ibintu nk'ibyo ariko kugezana n'ubu nta muntu uzi hano mu Rwanda. Allahu ya'lam. Shaka kuba hari mu ibanga ariko ntawe nzi ngewe ntawe nzi. Ariko Saudi Arabia ngenda bazi bakoze ibintu nk'ibyo agahereza umuntu droit de signature umushehe ebana icyo uzajya ubona gikenewe sohora amafaranga utanambajije. Nkuko Abubakar yarabwiye Intumwa sallallahu alaihi wasallam ati sohora amafaranga utanambajije. Hanyuma Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nawe twihuse icyambere Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusabiye ubusabe aravuga ati Allahumma a'izz al-islam bi ihda al-umrayn. Ngo nyagasani ndagusaba ko waha uw'Islam icyubahiro binyuze kuri umwe muri ba Umar babiri, Amr ibn Hisham ari wa Abu Jahl, hanyuma na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Imana itoranya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ibariwe iyobora kubera iyo duwa y'Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reka wumve rero uburyo Umar ibn Khattab abasangiranye bagenzi be bamuvuga. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aravuga ngo mazilna a'izzatun munzu islami Umar. Ngo twagize icyubahiro kubera uw'islamu bwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar amaze kuba uw'islamu bwagize icyubahiro. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu gusa yagiyemo hanyuma Islam ihita ibona icyubahiro. La, ni ibikorwa Umar yakoze.
byatumye Islamu igira icyubahiro kujye inuma Omar ibn Khattab yinjiraga idini. Ibn Mas'ud aravuga ngo twagize icyubahiro ari uko Omar ibn Khattab yinjiye mu Islam. وكان رضي الله عنه ايضا كان اسلام عمر فتحا. ngo Ibn Mas'ud aracyakomeza avuga Umar aravuga ngo ubuyisilamu bwa Umar kwinjira idini byabaye intsinzi ku bayisilamu, byabaye intsinzi ku bayisilamu. wa hijratuhu nasran, no kuba Umar ibn Khattab yari mukiye Madina agasanga abayisilamu byabaye intsinzi hambaye. wa imaratu rahma, hanyuma n'ubuyobozi bwa Umar ibn Khattab bwari rahma, bwari muwe ku bayisilamu. mastatana an nusalli hawla albayt zahirina hatta aslama Umar. Ibn Mas'ud aravuga ngo ntabwo twigeze tubasha kujya gusarira kuri al-Kaaba ku mugaragaro uretse Umar ibn Khattab amaze kuba umuyisilamu. Nibwo abayisilamu bagize bate bagiye bajya gusarira kuri al-Kaaba. Wowe umuyisilamu uri hano none ahangaha tuzavuga ngo iki gihe uzaba utakiriho, ni igiki wamariye ubuyisilamu twavuga tuti kanaka iyo hataza kuba kanaka iki gikorwa nticyari kuba cyaragaragaye. Islamu yagize agaciro kubera kanaka hano. Abantu bafite amamiliyari bararyamanye muri konti, ariko niki wakoreye ubuyisilamu ku buryo cyatumye ubuyisilamu butera imbere? Hariya mu Itunda hari musigiti maze imyaka 2 numva basaruza buri munsi kugeza ubu ngubu numvisha bavuga ngo harabura miliyoni bari 45 za finissage. Hano hari umuntu umwe ashobora kuduhereza sheke abantu bakagenda bakawurangiza ntagire icyaba, ntunamenye ko hari ikintu cyavuye ku mutungo we. Alakin ntabwo ibyo bintu niba ari ubugugu, niba ari iki ntabwo mbizi. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaravuze ngo anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadukum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ngo nimutanya mu byo mutunze, nimutanya mu mitungo yanyu mbere y'uko ugerwaho n'umunsi umaze kubona marayika ukuramo roho imbere yawe uvuge uti nyagasani mbabarira mpakanya gatoya atasaddaqa wa kun min as-salihin, ntangi sadaka umutungo wanjye wose hanyuma akunu min as-salihin, kandi mbe mu bantu beza. Ariko Allah arakubwira ngo walan yuakhira Allah nafsan idha ajaa ajal. Ntabwo Allah subiza inyuma ajali yawe iyo yaje, iyo igihe cyawe cyageze Allah nta gukerereza. Ariko uzavu buri wese utarumvishije ubu buhamya turimo kuvuga cyangwa se ubutumwa turimo gutanga, ugakomeza ukabika amafaranga yawe ugasunika kuri konti gusa ugatsindagira, hari igihe uzagera ukavuga uti ewe Mwenyezi Mungu nsubiza mpakanya gatoya, minota mikeya ntangi sadaka kandi mbe mu bantu beza, mpakanya gatoya, minota 5 mpamagare bakore sheki basore miliyari 1 nyitajya mu nzira y'Imana. Mwenyezi Mungu ntazakwemerera kujya utayikoze mbere. Mpakanya nandike sheki bagende babikuza amafaranga akorera ubuyisilamu, hakuna, ntabwo uzabona uwo mwanya. Imana avuga iti la yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Imana iyo ajali yawe yageze iba yagize, ibyo wakoze warabikoze, ibyo utakoze khalas igihe cyararangiye. Hanyuma nanone mu gusoza Allah aravuga muri Qur'an ati ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ngubu none hani mwebwe murimo guhamagarwa, murimo kubwirwa litunfiqu fi sabilillah, kugira ngo mutange imitungo yanyu fi sabilillah, kugira ngo mutange zira 43 miliyoni turangize uriya musigiti. Muri mwebwe murimo kubwirwa none anga faminkum man yabkhal. Imana avuga ngo hari igihe muri mwebwe hari muri wumva ubutumwa ifaranga rya urirekera ku mufuka usohoke wigendere. Faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inma yabkhalu an nafsihi. Imana avuga ngo
nuramuka ugize ubugugu ugasohokana ifaranga ukigendera ukanyanyomba nk'aho abantu batakubonye nk'aho abantu batakuzi ukigendera, Imana iravuga ngo fa inama yabkhalu an nafsihi, umenye ko ubugugu bukoreye nafsi yawe. Niho cyagiye uzagera aho ngaho, wenda niba rejo bunini, niba ari saa munani, niba saa cyenda, uvuga uti ewe Mwenyezi Mungu, reka mpakanya gatoya ntange umutungo wanjye wose mu nzira ya Allah. Wallahu al-ghani, ngo nuramuka ugize ubugugu, Allahu ni ghani, Allahu ni ghani, ni umukire uruta abakire bose. Wa antumul fuqara, uko byagenda kose uri umukene imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo yaguhaye yagombaga kubizana bigakorera idini, cyangwa se ashobora kubiha n'undi utari wowe, ashobora kubikwamura akabihundi utari wowe ugakorera idini. Wa in tatawallaw, ngo muramuka mubikoze mutyo ugacaho ukigendera, abantu baravuze barasaruje, uciye uranyonyombye urigendera, Imana iravuga ngo wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghayrakum, Imana izabakuraho direct, izabakuraho ihindura abandi bariza n'abandi bantu batari mwebwe, zakuraho izagukuraho izana abandi bantu batari wowe. Hanyuma iravuga ngo thumma la yakununa amthalakum, hanyuma abo bantu ntibazamera nkamwe, babagugu bamere nkamwe. Niyo mpamvu ujya ubona hano mu mujyi unyuraho ugasanga umuntu afite iduka riruzuye ibintu, nyuma y'amezi abiri wongera umuntu ukamubura, usanga yarafunze, yarahombye, yaratashye. Kwa nini? Mwenyezi Mungu aravuga ngo tuzabakuraho tuzana abandi batari mwebwe. Nuramuka ugize ubugugu ukanga gutanga, tuzagukuraho tuzana abandi batari wowe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum min Qur'anil 'azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah al-'azim li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوى وأقوى، وتزودوا فإن خير زاد تقوى، واحذر الأسباب سقط الجبار، فإن أجسامكم ولا نار لا تقوى، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، من شذ في النار، واعلم أن غدا بين يدي إليه موقوفون، وبأعمالكم محاسبون، ولا تفرطكم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واعلم أن الله أمركم بأمري بدأ فيه بنفسي وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون بالبرية الجنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك رضوان الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، قنا الشر يا رب ما قضيت، فإنك تقضي عليك ويقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.